kubera ko uyu munsi twaje ku rwibutso, kubera ko uyu munsi twaje kubibuka, kubera intimba nyinshi iri ku mutima, kubera urukumbuzi ufitiye abo wabuze, kubera abana b'ibitambambuga bicwaga batazi n'icyo bazira, kubera ababyeyi bishwe by'urubozo bakabanza kubicira abana mu maso. Baturage ba Busasamana n'imirenge ihana imbibi na Busasamana, nshuti bavandimwe, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, kuri uyu munsi twese twaje kwibuka no kunamira abatutsi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu cyahoze ari komine Rwerere, ndetse n'abavaga hirya no hino mu gihugu bashaka guhinyira mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Icyo gihe cyitwaga Zaire. Ubundi guhunga ukagera ahangaha wagombaga ko ufite nibura icyizere. Iki cyizere cyagombaga guturuka icyambere mu baturanyi, kuko byari umuco ko waterwaga yagombaga gutabarwa. Siko byagenze. Icya kabiri, kugera hano ukabona ikibaya hakurya byagombaga guha icyizere ko nibura urokotse. Siko byagenze. Wagomba kugera hano wareba udusozi turi ahangaha, ariko wakwigira inyuma ukabona ikirunga cya Karisimbi ukumva wahungira, ariko siko byagenze. Hafi ahangaha mu murenge wa Mudende ha university, kandi byashoboka ko warokokera. Ntabwo ariko byagenze. Banyakubahwa mwese muri hano, birabaje kubona twibuka kuri inshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi, ariko tukaba tukibona imibiri hirya no hino aho dutuye, cyane cyane n'uyu munsi hari imibiri yabonetse ahangaha muri Busasamana igera kuri 11. Bizashyingurwa mu cyubahiro tariki 9 z'ukwa kane mu rwibutso rwa Nyundo. Nta gushidikanya ko ababishe ni bamwe mu bavandimwe, ni abaturanyi bacu. Ntabwo amakuru y'aho bajugunye imibiri yari kuyoberana. Birakwiye ko dufatanya tukagaragaza aho bajugunywe, kuko ari byo bigaragaza ubuvandimwe bwacu. Kubarokotse turi kumwe, kandi ko twiteguye no gufatanya n'igihugu cyacu kubahumuriza. Akarere ka Rubavu mu bushobozi ndetse n'abafatanyabikorwa, hari ibikorwa bitandukanye byo kwita ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi, nubwo bitakemukira rimwe, ariko buri mwaka tubona amacumbi, imishinga n'ubundi bufasha bushoboka. Tuzakomeza kwita ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Turasaba kandi imbaraga za buri wese kugira ngo iyi gahunda yo kwita ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi ishyirwemo imbaraga. Twishyire mu mwanya wabo, tubanze twibaze kandi twigaye ko kuba imibiri yose yabiciwe hano tuzi itaraboneka, bityo dufatanye gushaka amakuru, tuyatangire ku gihe, hanyuma tugaragaza ahantu hose baba barajugunywe, maze nabo bashyingurwe mu cyubahiro kibakwiye. Ndetse n'abandi bose bari ahangaha, ntitwabura gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse n'ingabo zari za RPF Inkotanyi zahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi, ziranitanga, zihasiga ubuzima. Twagira ngo tubabwire ngo ngabo mwarakoze, turabashimiye. Turongera kandi kubashimira cyane cyane abagiye batanga amakuru.
ku mibiri yagiye iboneka, ariko dusaba ko n'ahandi n'abandi iyo mibiri kugira ngo iboneke komeze muyatange. Turashimira cyane mwakoze jenoside yakorewe Abatutsi kwihangana, kuko ari byo bituremo ubushobozi bwo gukomeza kwibuka no kubaka igihugu. Kambashimire nyiraha, nongere gusaba mwese muri aha n'abari ahandi ngo muze dufatanye gukomeza abakoze jenoside, tubafasha kudaheranwa n'agahinda no gukomeza urugamba no kwiyubaka twiyubaka.